ikaze kuri Hollywood TV twakiriye umuraperi hano ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tangire yibwira abadukurikiranye anatubwira n'ikimugenza kuri Hollywood TV. Yeah man, and that's what's up, is your boss Kaito, umuhungu wanyu w'ikikari aka bamuvugirije intyo. Banza ariko nabakubitira akantu babanze bibuke Kaito ari. Na track nshyashya bita nta mukiri ubyina nabi. Okay. Reka mbanze bomba kubitire kandi banze bakubitire naho gato yabanze baniyibutse Kaito tiko. Yeah. Rubanda mugira menshi nifuje yuko nazima kandi mutaramaye n'ubuzima. Nifuje yuko napfa mukanarenzaho n'itaka usibihe bihobene muzatungurwa no kumbona ndimo ndagenda muri Lamborghini. Ikibazo cyanyu mukunda abakize zibagirwa amazina mwanyise umujura, mwanyise umugome, mwanyise umusambanyi, ndabareka ndikorera sinitaye kubyo muvuga kila siku mukona fujo munataka kunipadao mie sijaogopa kama mtarudi nitawapiga bamvugirije induru rero ni Kaito turi kumwe kuri Hollywood TV. Mbasaba kumwakira n'umuraperi nawe uri kubikora neza muri no minsi. Mu kiganiro cyacu tugiye gutangira rero tukubaza aho wakuye izina Kaito. Kaito yaje gute, byagenze gute kugira ngo witwe Kaito? Amazina yanjye ubundi mu buzima busanzwe nitwa Timothée Skitu, ariko papa wanjye yanyise Skitu. Maze kugenda nkura numva Skitu nyine ntago bifite sense ya fresh. Sanga Skitu urabisobanura si ikintu. Ubwo nahise mpitamo rero kuvuga ati ubwo ngiye nimba nari ikintu ndi ikirere, kandi dufite ikirere kimwe. I'm the second one, that's why I need the second sky. Ni ijuru rya kabiri Sky. Ababyeyi bamaze kwita Kaito babyakiriye gute? Abantu babyakiriye fresh kuko muzehe nawe ni umuntu nawe ushyira mu nyurabwenge. Abantu yarabibonye yararyumvise yumva ni fresh, arantinya cyane. Avuga ati mungu wanjye ni umu explorer uravumbura bikomeye. Ibintu ukoze ntibisanzwe kabisa. Kaito ni umuhungu uri mu muziki agamije kurya abana, ni umuhungu ugamije gukora ikofi. Bimeze gute bya Kaito mu muzika? Muri music yewe Kaito ni umuntu uje guhindura ibintu byinshi muri iyi game. Hip hop ndayikunda, no mu buzima bwanjye bisanzwe kenshi urabizi nkunda kugendana n'abaraperi. Hip hop ndayikunda. Hip hop nabonye ko ari ikintu gishobora gufatana na business yanjye yo gucuruza imyenda. Numva ko nabyo byambyara amafaranga. Ni ikofi mbese muri make bishaka itari gushaka amafaranga, ashaka no kwereka hip hop abantu baturiye isi yose bakamenya who's Kaito. Zuba hano ariko rimeze nabi, twakoreye ahantu hejuru cyane none twarisatiriye kabisa. Nta mutima mubizi. Ni ibihe bihe by'ingenzi byaranze Kaito mu muzika wiwe atajya yibagirwa kugeza amagingo aya? Nubwo bitaraba byinshi ariko hari ibihe by'ingenzi umaze guca muri music yanjye. Ibihe by'ingenzi nagiriyemo, nagiye nkora performance tuniryohera. Nagerageje no gukora, abantu banjye baransapotinga. Ibihe byiza nagize muri iyi music n'ukuntu ejo bundi ndi muri studio ndi gukora indirimbo yanjye yitwa nta mukiri ubyina nabi. Nshiduka abantu baruje, nageze muri studio ahantu kwa Eviki abantu barasara bakimba bavuga ati umusaza ati bakuvugirije induru. Ndabwira ati abantu b'induru zaracecetse, ubu nanjye nabaye kapo, niyo mpamvu bumva babwira ngo nta mukiri ubyina nabi. Nta mukiri ubyina nabi niyo yaba yambaye nabi. Nta mukiri ubyina nabi nta mukiri ubyina nabi. Nta mukiri ubyina nabi niyo yaba yambaye nabi. Harimo akavesi ko ndi kumva harimo ngo kavasi turakagera ko ndi kumva harimo kinyatrap ukuntu. Nawe muri bahungu ba kinyatrap? Ntabwo Kaito ba muri kinyatrap, ngiye ndirimba trap full. Ntabwo ngendera kinyatrap. None si uba TNP ntabwo baje bakadukubita injyana ya trap muri za ndirimbo zabo bakubitaga baririmba ngo byose ni mu mutwe Swiss. Nabuye trap na Bulldog yarayikoze kutoka zamani muri za cinema. Ibintu byinshi trap nyine ni injyana ihoraho, ntabwo kinyatrap ibivuze ngo nuku ntabwo bararibona shishura. Ngiye ndirimba trap ntabwo ndi kinyatrap. Gusa bakora neza ndanabikunda n'inshuti zanjye, ariko twese turi muri game. mugenzi wabo uri n'ishene tubabwira ngo nta shene idacika azata Bushido Muslim Drip abuze inshuti yawe magara abahungu banjye
nta murongo uramwandikira se voice yari tu namukoreye tu iristu muri project hari umurongo wari ugiye kudukubitaho gatoya mpita nkuzana mu bibazo bindi nari ngiye kuza nkubwira ngo muhunge muhave ni wa muhungu wanyu ugarutse nimekuja kuwasha matala ya uzimu nimekuja kupandisha sauti zimeshuka Oni Sky 2 nimekuja kupandisha sauti zimeshuka bya bishatse kuvuga icyo batumva igiswahili ubu ngubu ndakubwira ngo ninjije kuzamura bya bindi byari byaratsikamiye byari byaratsikamiye kuvuga ngo East Africa nayo ugiye kuyiheka ku bitugu imena burasubiza mashabiki wangu ataendelea kunisupport man iyo utaza kuba umusani utaza gukora muzike niki kindi Sky bari kuba urimo gukora ubu ngubu njyewe ubundi mu buzima busanzwe nkunda business ariko narabaye mu businessman gusa nabyo ntabwo nzabireka kuko kuba umusani still n'ubundi ndacyari muri business ncuruza imyenda byangwe abantu ndacyabambika na music ndayikora hari n'ibindi byinshi ngomba gukora kuko njyewe ndi umuhungu nyine ugicanye ku maso urekenge mba ndekenge mu bintu byinshi ugomba kuba uri tayari cyane ndekenge babyita ekenge ubwo no kuvuga iki kuba uri tayari uba umeze neza urimo muri business mukora hari business bari batubwiye kuza kukubazaho uko uyifata wowe business yitwa gupfubura Sky turayumva gute wallahi reka nkubwire umusaza buriya rubanda bagira menshi sinabikubwiye bro nyine uko ugenda utera imbere abantu ntibabura mike zabo nyine ntabwo babura amagambo bagenda bavuga ku muntu we never know ibyo kuvuga ibyo gupfubura njye simbizi simfubura Sky ndi umuji Sky ndi papa doughboy mfite umwana wanjye mba nkeneye kumushakira amata bro ntabwo njyewe ibyo gupfubura mani ni amagambo y'abantu gusa ntabwo nabuza abayomba kuyomba bakomeze bakora nta n'inzu ishya ngo ihishe umwotsi wenda ntawamenya ubundi uwo mwuga ufata gute njyewe ukuntu nakubwira sinavuga nabi abawukora urumva cyangwa se n'ababijyamo sibyo kuko buriya aho kuba umutinganyi ntabwo umupfubuzi sibyo kuko gutingana no gupfubura biratandukanye sibyo buriya abapfubuzi babijyamo mani bitewe n'uko kenshi zarabuze mani urubyiruko rwabuze imikorere bamwe basigaye bajya mu bintu bitandukanye ariko gusa ngewe kugira umuji wanjye numve ngo yabaye umutinganyi wallahi yakipfuburira abamere barabakeneye Sky 2 umusaza none se wese papa wanjye umbwije ukuri kose kabisa nakuwese bro ntabwo wejeje hari uwo wagiriye neza noneho bakakwitura inabi ibyo ari byo byose ntibyabura byabaye ryari umuntu nagiriye neza akanyitura inabi bro kuri iyi si ni benshi Sky nagiye mfasha abantu benshi inshuti zanjye naragenda zifasha zimwe na zimwe zikagenda zimemukira ariko gusa ngewe nyine guhemuka nta kintu babimbwiye ahubwo ikintu kimbabaza ni ukuntu wa muntu ukugiriye nabi yongera akagaruka ati ongera ugire icyo umfasha njyewe umuntu yangirira nabi yangirira neza ntabwo Sky nzabura kudakora bro nzakomeza nkore imihanda nyatake mbanze mpaka z'abanyarwanda umuntu wese nyine yazamenya papa ntabwo nakubeshya kabisa yamani niriye somo wakuye mu kuba waragiye uhemukirwa kuba waragiye ugira ibintu byinshi ufasha abantu ariko bo ntibakwituriye neza ushobora gusangiza nk'abadukurikiye ukababwira iti somo nakuye muri ibi bintu ngiye nka Sky ni iri ngiri reka ndikubwire bro byatumye menya kwihangana kwihanganira ibingerageza kandi no kumenya kwiyakira no kuba nanjye ubwanjye uburyo mbabara umuntu yampemukiye ntabwo nabyifuriza umuntu bro ntabwo nabyifuriza umuntu ewana kandi nanjye sinahemukira umuntu
kandi n'uwo benda narahemutse ntabwo uri intungane, ntabwo ndi Yesu, ntabwo ndi intungane umusa kandi intungane bwira icumuye kandi n'uwo nahemukiye rwose abenshi barabizi iyo duhuye ngiye mbasaba imbabazi sinjyameza ewana barabizi sikayikira kubwira ati musasi samba barenga ishumi yanjye rwose bro ewana ntabwo nakubeshya rwose. Ririya somo wigiye mu buzima ushobora kugereranya n'ubutunzi ugasanga riri hejuru y'ubutunzi, isomo rikomeye ubuzima bwakwigishije ariko ubona ukavuga ati iri somo riruta n'ubutunzi. Bro isomo nabonye muri ubu buzima bwose kuva njyewe nabaho musa ikintu bita inzara ntabwo nakora. Wabonye isomo ry'inzara? Inzara iraryana musi ubundi tuwe njyewe zamani yakenshi nabaye nyine ndi umupeti wo ku muhanda subisi uze njyewe ndi umupeti wibera street tigita ibiceri man inzara yaranyicaga noneho kurya rimwe ku munsi, sometime noneho bikanabura me urumva bikabura wallahi ntabwo biba byoroshye kujya cikina ry'agashukuru hariya za pase wana ndi ku nzara ubundi njyewe saa 5 zarageraga nkagenda ariko nyine kubara ikirere ariko uko nyine inzara ikwica niko biguha na motivation zo gukora bro kuko iyo ushonje igifu cyakuriye ureba uburyo bwo aribwo bwose ujyamo ukarya man nicyo kintu cyambabaje kuri iyi si njyewe ni inzara nta bindi rwose ibindi byose ni ibisanzwe musi kabisa. ari amahirwe n'ubumenyi Sky2 we yahitamo iki? Amahirwe n'ubumenyi, hano amahirwe hanashize ubumenyi, Sky2 nahitemo wowe wahitamo iki? cyangwa wabisimbukana byose? Reka nkubwire keretse bimaye byose ari kimwe cyonyine kuko ubumenyi sibyo ubumenyi ni sawa tu kumenya ni byiza bro kumenya ni byiza ariko burya amahirwe mana arakonta musi hari igihe uhura n'amahirwe mana akakugeza ku birenze ubumenyi bwawe musi yewe nifite amahirwe rwose byaba ari neza nyagasana amahirwe nta bumenyi ari buke n'ubundi reka nkubwire amahirwe iyo mpamvu ngubajije gutyo hari n'abemera ko nta mahirwe ubundi habaho gukora cyane, amahirwe asanga ukora cyane musa amahirwe ikironda kibaho kabisa ntabwo nakubeshya musa. Wigeze guhura nacyo ukavuga ati noneho mpuye n'ikironda wala? Amahirwe amahirwe abaho amahirwe abaho kabisa. Mu Rwanda dufite abahanzi benshi urabizi, benshi cyane bita ko bagezeyo urabazi sibyo se? Ndabizi. Hari n'abajya bavuga bati uriya yaragafashe ariko wareba mu mifuka yabo ugasanga nta kintu kirimo, ngira ngo uhura nabyo kenshi cyane kuri muri no industry kabisa. Ubona hari icyo leta ikwiye kuba yaborohereza nko kubaha wenda ishimwe se, kubagenera umushahara, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane ko baba barafashe idarapo ry'igihugu bakaribrandinga. Aho ndavugamo abari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Fata urugero nka The Ben akubita indirimbo irahitinze isi yose, ngita isi yose kwigera no mu birwa nahe hose ibiri ku isi. Nawe urayifasha urayikubise ntuza aho yagereye ariko nikuri ibyo aribyo byose. Ubona mu gihe umuntu yidistance agakora umuzigo wa dance ugafata isi ugakorana n'abantu mbese akagaragaza potential, reka mbyite gutyo. Aho turavugamo ba The Ben, turavugamo ba Meddy, turavugamo ba n'abakitoko regana bakamishi barakora bakamishi abo bose abo barakora bafata diaspora bakayijegazeza bakamanika ibendera bakavuga ati turi abanyarwanda twebwe kabisa, bavuga ko tari abandi bahandi hantu bakita abanyarwanda. Hari ikintu ubona leta ikwiye kujya ibagenera kivuye muri kese yayo ewana bikomeye, ngira ukuntu bisobanura impamvu byumva gutya. Reka njyewe ngusobanurire tubyanalizemo ukuntu gakeya bro. Nimba The Ben sibyo akubise hit igafata sibyo, icyo gihe ntabwo Ben azagenda yihakana igihugu, azavuga ati n'ubundi umwana w'igihugu baranze umunyarwanda sibyo. Ngiye ku giti cyanjye burya kenshi tukiga muri segonderi cyangwa se muri primaire no muri nasari, iyo wiga gutashya iwanyu wabaye wa mbere baguhaga ishimwe sibyo. Njye numva ku giti cyanjye umuntu wakoze neza akwiriye ishimwe bro, bategure nk'igihembo cya award yabo umuntu bitwaye neza, bajye bategura award kabisa bahemba umuntu wakoze, kuko nibategura ibi award y'umuntu wakoze cyane bizatuma n'abandi nabo bakora. Njye numva ministeri yagitegura ibihembo by'umuntu wakoze agahemba bakavuga ati runaka, nimba Ben yakoze kurusha Meddy Ben arahemba, nimba Meddy yakoze
akarusha sasa bakaza kubibara gute bakagendera kuri album bakagendera kuri views nacyo wakivuga ako se baratora abantu bafata amatora reka tureke kwigira abantu tazi ibintu sibyo bro subi ibintu byo kuvuga gutoranya ubu ntago tera za Salax Award zabagaho subi zagumaguma ntago zabayeho bagatora akabaho bamwe bakazitwara abandi bakazibintu habayemo no kwitoresha gukomeye habayemo no kwitoresha bikomeye ariko twese ubizi isaha ibyo byose turareba nawe ubwe wajajinga nese uba bagufasha ubu tuvuge ko bashize Ben hari ana mediari umuso utamenye umuntu wakoze cyane se amarangamutima se wowe yitiki amarangamutima hari umva nkubwira ubusa tujye tureka iby'amarangamutima mu kazi nta by'amarangamutima wowe kugeza ubu ngubu none ahangaha no umuntu atatuvugira izi tariki bakubwiye Ben ari hano na medali hano ninde wakoze cyane wowe na Melody nawe umushyireho ni batatu wenda dufata abantu batatu urabona ubaye urugeni iryo shimwe uri kumbaza wambajije ubundi wewe Meddy na Ben Melody bumwiyore Melody turamuzana mu Rwanda Melody abakompetita biwe baracyari hasi bari hano abakompetita biwe tureka tuvuge kuri diaspora na okay ntacyo kuri Ben na Meddy ngiye right now kuri itariki z'isa turi kumwe navuga Ben kuko Ben yasohoye ingoma indirimbo nshyashya n'umunyakenya iri kumenagura kabisa yazamuye idarapo ry'igihugu yazamuye idarapo yakoze tunabwira rero abantu mu bishinzwe debate turacyazikomeje tuzagumya tunazikomeze nawe udukurikiye wajya aho hasi ugatanga igitekerezo cyawe uko ubibona ariko uno mugabo afite ukuri nibyo muzika nyarwanda twari dukwiye gushimira abantu baba legend bakiriho kandi ubu ngubu umuntu natambuka gacaho tuzatangira ngo twari dufite umuhanzi ngo hatari ubipinga hirudira agende yandike comment nawe atange agaragaze n'impamvu abipinze nawe abigaragaze icyo twese tuba dukeneye ni ukuri ni ukubwizanya ukuri kandi ntiwifate ubona ko hari ibiri kwangirika umuziki ni uwacu turawukunda ndabizi ko tuwukunda hari naho tumaze kuwugeza tuwushyigikira dukomeze tuwuzamura n'izi mpano nshya zigaragare dukomeze tumera neza n'abarye ku mafaranga nkeneye kurya icyo giceri mungu wanjye dobo yakeneye nawe kurya kabisa ni birebire kabisa nkeneye nanjye no kugenda muri ka ziriya Lamborghini byose ndabikeneye kandi byose uzabikesha muzika of course nubwo izuba ari ryinshi ariko tugomba guhatana tugakora turi mu kazi hari abantu rero benshi bajya babona abahanzi bari hariya mugani bifunze mu mavideo basa neza bahumura niko tujya tubyita nkaho uhorana nabo hari abo wagiye ubona ko watunguwe nuko wabasanze nyamara mbere barafataga nk'abantu bari bageze ibyo bintu byakubayeho byambayeho cyane duhe top 5 y'abahanzi bagutunguye cyangwa ni baba witeranyije nabo naba nkamenya igiceri ntacyo duhemo babiri reka ugomeze ahubwo umbwiye ibyo bintu tubwire story yakubayeho umbwiye ibyo bintu niyo utavuga izina umbwiye ibyo bintu urumva bita bituma hari ibintu nashaka kubwira men bari bafitanye ikibazo n'umuntu bita Miguel umukameramani wa Bacteria Miguel ni inshuti yanjye sibyo ni n'umuvandimwe ariko njye yarankosereje njyewe ejo bundi hari video ya Popo Ali na P-Fla bita njye nawe urumva mani njyewe Miguel twapanze project before the time arambwira Sky 2 nshaka gushutinga P-Fla urumva ndashaka umfashe njyewe na team yanjye turashaka gukorera P-Fla video imeze neza we na Popo P-Fla se amakuru ufite yari yishyuye cyangwa bamukorera araranjoma Breathes je mbanze ngo story ukuntu byagenze akazuba ni kenshi ariko jye ureka mbanze mpumeke mo gake mwana banze utayakanga ahantu hameze nko muri sauna reka nkubwire urumva P-Fla nje nta kibazo dufitanye nje ngifitanye ikibazo na management y'uwamukoreye y'abapanze gukora video yiwe nje nimba team ya Miguel baranyicaje bakambwira ati urambika P-Fla ibi nibi ku cyangwe cyinshi cyane cyangwe cyinshi wo mufunge fresh wo kora kandi abarebye video ye ngira ngo barabibonye n'ubu n'abatarabibona baze kugenda babirebe urumva je Miguel naramubwira Miguel iyi video we nimba ushaka kugura imyenda ya P-Fla na ba Popo ko mbambika neza ushaka kubagurira imyenda ndambwa ngiye basi kwambika P-Fla imyenda uri kunsaba cyane n'ibiki byose birahenze na bose ntabwo ndi bubivemo urama amadolari 400 arambwira ngo wapi uramenze ngo ibi nibi ndambwa yo kubambika byose bakanabitwara urumva
arangije sinumva ibyo ari byo byose bari bubaye fair urumva man tuzi kuri ya muhanzi aba yambaye amafaranga menshi urumva twe nk'abafana urumva ambwateka nabitwara wowe basi wowe bitaye amafaranga banabitware njyewe nta kibazo kirimo n'ubufasha bwawe rwose n'ubufasha bwanjye n'imiyaga byose no muri video nushake nuzandika costume designer kandi njyewe Skyto urumva si ibyo twari twumvikanye video uyu munsi byari kuwa gatandatu cyumweru mu gitondo je nahuye na Miguel umusaza ntabwo nakubeshye Miguel yampa amafaranga 70,000 by'amanyarwanda urumva arambwira ati Skyto tugenge kubw'ibihumbi 70,000 wowe mu gitondo uzana imyenda ndakugurira icyo kunywa mugure n'icyo kurya na transport abamfumbatisha 70,000 arambwira ati imyenda uyipakira mu gikapu kuri Louis Vuitton yawe unsange kuri setting ibintu byose tubikore ndamubwira ati ngiye nta kibazo Magana nese byari byagenze Magana ne arambwira ati ntabwo ubwo bushobozi nyine ntabwo ari bubone lare zo kumereza imyenda wigumana we yansabye kugira ute kubakodesha okay niba ari ugukodesha byo urumva amubita ururindwi man sinje ubwo nageze kuri seti jewe turadiringa nyine ndagenda bayatira Miguel nimba wamaye n'ururindwi urabona nzanye imyenda myinshi kandi urabona Kapiro akora ibintu bimeze ukuntu imyenda ashaka imyenda yiyubashye like icyambera cyiza njyewe urumva nk'iyi myenda nzanye ihangane njyewe zo kunyongereza izindi senkane agarira igirindwi kuko video yashutinzwe nk'iminsi igera muri 3 ntabwo wayibonye se iminsi 3 ari nkaho uri umucuruzi ariko uza kuri seti wafunze seti uza uhinduranye cyane kumereza ibyenda byari ibintu byatari kandi mba nakoze n'amatransport urumva ufite ubgutekereje neza yagusigayemo yaranyambuye none se 70,000 yamaye ngaho baramamatike nakoresheje noneho ngenda icyo gihe umusaza ngaho bara ayo matike nakoresheje ngenda wari wadirinze na Bagti wari wadirinze na Miguel Miguel twadirinze ngo Bagti ntago yarabire noneho njyewe namuhamagaye kuri phone n'ikintu cyambabasha man ndamwe ati se bro ko boro iri hafi kurandaringa wambabare basi wowe video nijya kurangira n'ubundi nimba warabuze ayo yandi yo kuma video wandiko ko costume designer ari Skyto ari nge wakoze ku kazi kugira ngo nawe ubone iyo credit n'abantu babimenye ko ari nge wakoze akazi none se ubu right now umuntu uri kureba iriya video ntazi ibyabaye rero ntazi ibyabaye Pifra ari bugende muri interview cyangwa Popo bagende babeshya abantu umuntu wabambitse kandi wabambitse mara ari ngewe munyakazi none se men urumva atarambangamiye se ko biri kose abakunzi bacu nabo bari kubibumva kandi bazi kujajinga nawe turabona Saidi nawe mu miyaga yari irimo none se bro video nimba rashutinzwe iminsi 3 akamereza ubwo burungurungu man ubwo urumva ko katarame yarambunuje bikomeye cyane me urababaye cyane ariko nyine tu I don't give a shit man I don't give a shit ibintu nibishakwa kandi the other time akazi kazakomerwa abakorwe Pifla none se ubu ngubu none wumva ngiye n'ukuntu ngiyewe ndinigana nahise nyuma yaho na Pitwaro we turaciringa na Miguel turaciringa ariko ndamubwira ati wakoze amakosa why not mwagiye kudropinga video kuki wahisemo kubitangariza abakunzi bacu kandi wumva mwari mwana amaze kuganira no ntabwo naganire na Miguel ngiye naganire na Pifla Pifla ni umuji wanjye Pifla twaraganiriye we nta kosa bifitemo ariko Miguel rero yishyure amafaranga ya Skyto 70,000 ingahe agomba kuma 100 ahubwo wese iminsi 3 n'agahinda natindura bigenza gute none natinda ahubwo urabona amaherezo nyinshi cyane ndajya ari nibiraza gukemura ibibazo byanjye na Miguel ntabwo nakubeshya ntabwo urimo guheza ntabwo meza niribu ubundi Miguel namushyiremo imiyago ubundi ubu ngubu kwa convocation ari kuba gasanzi wiwe okay iyo uri kumuhamagara ari kugusubiza ngo nta cyanga nta kintu ayifata nimero yanjye banayigize block diona yaguteretse mu gikoni yanashyize mu gikoni nimero y'abana yiwe yaragiye urahamagara bakavuga ngo du kabisa ariko nzamufata Miguel ishyura no mugabo bana ibintu yagukoreye video twarayibonye n'umuti mwishyure kandi urabona ko muracyari mu kazi uzamukenera rega n'ubundi amafaranga murayafite turabizi amafaranga ari kuboneka none se ntabibona wikambura umuvandimwe rwose nababarire yangana kore ku mafaranga yo kura cyangwa yabihuje nuko wari n'umufana wa P cyangwa uri niga yiwe
none si ibyo ngibyo muri business bizamo umusaza rero yivanga akazi ari kuvanga akazi na friendship bana nabitandukanye gw'amafaranga amereza ibiceri byanjye nanjye mbere neza nawe umere neza n'umwana agenda abona amata babizi doboye Miguel urabwirwa wowe witonde uno mugabo yarakaye cyane ntubona aseka bidura ubwo yana ashaka ababawutsa ni atari kwe atari papa reka tuvuge ku buzima bwawe twavuze byinshi ariko ntitwigeze tukubaza ku buzima bwawe bw'urukundo turabizi ko watubwiye ko ufite umwana se mama we muri kumwe mama we yagiye mu butembere bimeze gute saza ya umpeta arahari na mama we arahari urebye nta mutima mubi mama we ari kumwe n'umwana we nubesha hano munsi barakubwira uko bimeze barakubuzi bamaze kukumenya bro hari byinshi nyine ntabasha gutangariza itangazamakuru right now ariko soon tu ndi kubipanga nzabasobanurira hano si kari mu rugo hirihodo ubundi nzakubwira tu kabura tubeshya oya nzaza mbivuge neza cyane bivuze ngo hari bitarajya mu buryo mu bijyanye n'urukundo rwawe n'umufasha wawe ntabwo birajya mu buryo neza ariko soon biraza kugenda fresh urimo urabicyamamara urimo uragenda utera intambwe ku yindi hari aho bizagera ugasanga ntabwo ugikeneye wa muntu mwari muri kumwe ibyo bintu bitekerezaho iki oya ntabwo uri inkirabuhe ntabwo ndi inkirabuhe musaza ntabwo uzamuvugiriza induru ntabwo namuteza abafana nawe arabyumva arabizi ariko nawe arabizi nawe ababizi abavuga ati uvuze ngo rero urukundo rurahari rurahari ku mpande zombi rurahari kuki utari kubishyira mu buryo nta mikoro tubwira abantu badutera inkunga cyane Miguel ntabanza azana ariya tuyahereho mbanze nanjye mama yake muto no mu mago uretse Miguel nta abandi bigeze bakwambura ariko ubundi ni benshi cyane reka tubihorere twivugire ku by'urukundo kuko twabivuzeho bataza kugira ngo nicyo cyatugenzaga ntabwo aricyo cyatugenzaga kabisa twagenzwaga no kugira ngo tumenye ubuzima bwa Sky2 tumenye uko ameze ubu mu muzika we ndetse ko ni ngombwa akabwira n'abafana be nuko yiyumva n'abamukosereje sometimes bamweretse ko bamwigiyeho niko nkuko yabimbwiye behind camera man Sky2 tugushyize mu nzu imwe wowe na Shadibu na Kate Bashabe bombi muri mu nzu imwe muri wa batatu hari icyumba ugomba gufatamo mukamujyana mu cyumba mukaganira ibiganiro byihariye wahitamo nde muri abo babiri byuki byose kari imitosola biragusaba gupikingamo umwe kandi ntubeshye abafana keretse mbifasha ari uwa bibiri birabyara rwose niwumva ko uri umupfubuzi ibyo bakuvugaho turagufasha tugufasha keretse mbifasha ari uwa bibiri rwose none si ubu ugahita ubikoresha iki mugasoma bibiri Shadibu wundi na Keti bashishe kubicakira mu biganza byanjye shamana we musa sigaho keretse bibaye bakora iki muri iyo minota bibayemo ndaza kubikubwira behind cam umugore wawe ko ari kukureba uramwizeza iki urataha abizi Karisa nisoza umusaza abisuma ari wowe ra bari nkayo babakwaye byagenda turi nk'isumi yawe nagenda nkabasomera ubutumwa tukaganira cyane ko banzeho kwitonda ariko ibyo byose amarangamutima uyu mugabo yagaragaje mwayabonye abafashe keretse ngo haba mu uwa babiri kandi abera mu Sky2 mu gusoza gira icyo ubwira abakunzi bawe badukurikiye umuzika wawe n'ibikorwa byawe aho babisanga ubucuruzi bwawe bukorerwa hehe gerageza ubibasobanurire banamenye Sky2 ko bashobora kumugeraho Sky2 right now channel yanjye ya YouTube ni Sky2 Timote nk'ibisanzwe hariho track zanjye zose mushaka n'izindi project ndi gutegura aho nkorera imirimo yanjye y'ubucuruzi ni Nyabugogo
muri etage mu Nkundamahoro muri floor ya mbere muri etage hasi niho nkorera akazi kanjye ubuzima bwanjye bwa buri munsi niho nkunda kuba ndi bijyanye n'umuziki wanjye mukora muri studio zitandukanye ntago nari nabona management ariko nyine ndi kugenda mbitegura hari labels yari yampropose gukorana nayo ariko nyine ubwoyo nzabibabwira ariko nanasaba abantu genda bagakora subscribe kuri channel yanjye bagakora na views niba mara gukora subscribe barasanga iyi video nshyashya hariho indirimbo yanjye yitwa bamvugirije induru mfite na track nshyashya yitwa nta mukire ubyina nabi iriho nayo ni nshyashya mugende muyumve ni nziza irimo amagambo ameze fresh nta mukire ubyina nabi byaje bibyina nabi icyo gitekerezo wakigize gute nta mukire ubyina nabi ni agastori karekare nzakaguhereza tuzagapangira umunsi iyo ni true story nta mukire ubyina nabi kabisa nzagupangira undi munsi kandi Hollywood Star turabakunda cyane ubu yabaye Hollywood TV bakomeze kugenda bakore subscribe kuri Hollywood nkosora n'abandi bantu batekereza ibya Hollywood Star babihindure banze barebe ibintu turimo turi mu kazi ubu ni Hollywood akadomorwa icyo ni ikinyamakuru TV yacyo yitwa Hollywood TV of course n'ama pages menshi ni Hollywood ahantu hose akazi kose kagomba gukorwa bakore subscribe bakomeze badukurikirane Sky kandi ngushimira urakoze cyane ndetse niba hari ikibazo wumva ntakubajije wakibazo ukagisubiza nta kibazo ahubwo iki cyangwa se ko cyutakivuga ese ubundi wariye ntabwo twakubajije niba banariye use ko biri hano wariye ntabwo naza kurya naporeze ntabwo ubibona Sky ameze neza turi kumwe cyangwa ni cyose man